n'ukuntu dukunda urukundo rudasanzwe rurenze uko twebwe tuvuga. Usibye ko kugira ngo uvuge urukundo rw'Imana ntabwo bivuga mu buryo bwa kimuntu ngo uzabishobore, iradukunda cyane kandi nziza cyane. Sinzi ukuntu umuntu yaduconnectinze, ariko Legacy namusangagayo. Hari uwaduconnectinze mbere njya guhura nawe Legacy. Rero arambwira akorera Legacy, ni umuganga wa CHK, agakorera Legacy, agakorera endoscope yitwa MBC. Ni ku ivuriro riba ahahoze Gloria Hotel Nyamirambo. Arambwira tuzaze na madame ubwo arahari, yaraje ati mukore endoscope turebe mu gifuko ko, ariko ubwo nanje kumutekereza kuri telefone. Tugezeyo n'umuganga uzi icyo akora, kuko amagambo tuvuga ni yaducira imanza, biranditse muri Bibiliya. Nje nashatse kujya kwa TB Joshua, ntangira kuganira Junior tujye kwa TB Joshua, TB Joshua ba TB Joshua. Imana imbere y'abantu, imbere y'imbaga y'abantu, mvuge icyo n'Imana ninaniza nyivuge yego, nyivuge kandi nyivuge nta mikino irimo yego, ubu ishize amanga. Anga wakunzwe cyane muri sinema nyarwanda, cyane ahanini mu gusobanura film, wakunzwe n'abatari bakeya cyane, umugabo usa nkaho wamenyekanye cyane muri showbiz za mu gihugu cy'u Rwanda. Menya amateka ye, umenye n'inzira y'umusaraba yaje guhura nayo kugira ngo abe yabivamo, kugeza aho ashizemo umwuka akitaba Imana. Menya byinshi byimitse bijyanye n'agasobanuye ka Yanga. Mwibutse gukora subscribe kuri Dr Singa TV kugira ngo ujye ubona update z'ibiganiro byacu. Kora kunzogera kugira ngo ujye ubona bimwe mu biganiro byacu dushyizeho ako kanya bitakugoye. Nkusi Thomas uzwi ku izina rya Yanga, uri mu bantu bakomeye, mu bantu batangaje cyangwa se batangije umwuga wo gusobanura film hano mu iki gihugu cy'u Rwanda. Bamwe ndetse kandi bakaba baragiye babimwigiraho nabo bakabikora. Menya byinshi byimitse kugeza iyi saha, ndetse n'abasobanuzi bazwi mu iki gihugu cy'u Rwanda, umenye inkomoko zabo. Bamwe mu bareba filime nyarwanda cyangwa se filime zisobanuye mu kinyarwanda zikunze kugaragara yaba ku DJ cyangwa se ku studio runaka. Muri rusange aho turavuga muri filime zisobanuye mu kinyarwanda z'abazungu. Bamwe mu barebaga filime zisobanuye bemeza ko nubwo yari yararetse gusobanura, gusa kenshi cyane nirimo ukora ikintu kigakundwa, ndetse ukubaka umuryango mugari uzajya ukurikirana ibikorwa byawe bitewe n'uburyo ugaragara, uburyo uvugamo, cyangwa se uburyo ukora ibintu byawe. Kugeza isa bamwe mu bantu bakundaga Yanga cyangwa se Nkusi Thomas bahamya yuko nubwo kugeza iyi saha hano mu gihugu cy'u Rwanda hakomeje kugaragara abasobanuzi bagiye batandukanye, ndetse kandi bakaba barabaye abastari babikuye kuri Nkusi Thomas wari uzwi ku izina rya Yanga. Ubu bakaba bavuga yuko ababikora ubu ngubu Yanga yarabarushaga. Menya byinshi byimitse kandi wemere ufata umwanya wawe tugendane mu iki kiganiro kandi neza. Yanga yatangiye gusobanura film mu rurimi rw'ikinyarwanda mu mwaka w'1994, mu mwaka w'1998, kandi abitangirira mu bice by'Inyamirambo ahitwa kuri 40, aho twita kwa Mayaka, cyane ko yakomeje kubikora nk'umwuga usa nkaho wari umutunzi. Ndetse kandi ibi bikorwa byo kwerekana film bigenda byaguka bigera no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Kigali, cyane nk'ahitwa kwa Kadugara, mu bice by'Iremera ku bantu bari batuye muri Kicukiro, Iremera, Kabeza ndetse na Kanombe. Akaba ariho bahuriraga bareba izo film zisobanuye mu kinyarwanda. Yanga kandi agitangira gusobanura film ntabwo yahise amenyekana cyane, kuko yamamaye hagati y'umwaka w'2000 kugera muri 2013. Umwuga we kandi umuhesha amafaranga menshi cyane, nkuko yagiye akunda kubivuga muri filime ziwe yagiye akora, ndetse no mu biganiro yagiranaga n'itangazamakuru icyo gihe kandi byaje kurenga imbibi z'umujyi wa Kigali. Izo filime kandi zikajya zigurishwa hirya no hino, ndetse n'abandi bantu batangira kuzerekana, ariko zose zisobanuwe na Yanga. Inzu yitwa The One yakunze kugaragara cyangwa se yumvikanwa muri filime zigiye zitandukanye cyane nk'Inyamerika. Uyu mugabo yakunze gutangaza asa nkaho yamamaza inyubako ya The One yakunze kugaragara asobanuramo film, akaba ari nayo nzu yakunze gukoreramo ikamenyekana cyane ku rwego ruri hejuru. Iyo nzu kandi ikaba yari iherereye ahitwa mu Biryogo, niho yakunze kugaragarira yerekaniramo film zigiye zitandukanye z'Inyamerika zisobanuye mu rurimi rw'ikinyarwanda. Bamwe mu baturiye mw'aka gace k'Inyamirambo
bavuga ko yabasigiye uyu mwuga ngo bawukore ubu ukaba ubatungiye imiryango. Ibindi bintu byatumye Yanga amenyekana cyane ni amwe mu magambo ashimishije yakunze gukoresha yavugaga ari gusobanura filime. Ngira ngo mureyazi amagambo yakunze kugaragara cyangwa se yumvwa muri filime agiye atandukanye cyane kandi agakundwa n'urubyiruko, nubwo abantu bakuru kandi batayakundaga kubera ko kandi kutibona mu izi filime, dore ko kandi bamwe mu babyeyi babifataga nk'aho byararura abana batoya, abana bakiri batoya. Amwe mu magambo yakundaga kuvuga ni ijambo ryitwa tipe. Tipe ni ijambo ryakoreshwaga ahanini cyane ku mukinnyi wa filime yubakiyeho act, principal, main act. Hakaba kandi n'ijambo the band, uyu kandi akaba ari wa wundi icyo gihe wapfaga ahanini yishwe na tipe ku musozo wa filime. Ahanini kandi iyo filime yabaga igiye kurangira aho tipe yabaga ari kurwana na the band. Menya byinshi byimitse no mu duce tugiye dutandukanye Yanga agiye yamamaza muri filime ziwe zigiye zitandukanye, kandi nyamara naho umuntu n'umwe wigeze umwishyura n'igiceri cya 10 ngo abe yamwamamariza bimwe mu bikorwa bye biciye muri filime yagiye agaragara asobanura, zakunzwe n'abatari bakeya yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, yaba mu Bugande, mu Burundi, yaba no muri Kongo. Ndagira ngo mutege amatwi mwumve kwa Myasiro yavugaga muri resitora, imikasiro kandi bikaba byaravugaga ibibazo, naho umucango kandi ikaba ari tekinike zo kurwana zihambaye cyane. Hanyuma terime yazanaga ivuga ngo agaki. Aha Yanga akaba yarabivugaga iyo umuntu yajyaga kubaza icyo atumvise neza, ubundi agakoresha iri jambo agira ati agaki. Andi magambo yakunze kuranga ibihe byiza Yanga yagiye agirana n'abakunzi be bitabiraga bimwe mu birori byo gukurikirana agasobanuye live. Ijambo karatangira kanakomeza. Aya namwe mu magambo yagiye akoresha mu buryo bwo gukangura cyangwa se kureshya abakiriya be, abakurikiye filime ngo batarambirwa vuba, babe basohoka cyangwa se ngo bamwe basinzire. Akabuno ku ntebe, amaso kuri ekara. Akaba kandi yarabivugaga muri cya gihe filime iba igiye gutangira hagaragazwa amazina y'abagize uruhare mu ikinwa ryayo. Abasobanura usanga bavugaga bati kurikirana filime. Akabuno ku ntebe, amaso kuri ekara. Terime yindi kandi yakunze kugaragara muri filime yagiye akora ngo bagenzi. Bagenzi niyo ndoro ni nayo ngendo. Ijambo bagenzi ni ijambo rikunda kugaragara cyangwa se rikunda kugaruka muri menshi cyane muri filime zigiye zitandukanye zisobanuye. Ibyacu n'ibitinda ibi byavugwaga iyo habaga hagiyeho andi mashusho, ukabona uwari mu yavuyeho ari no mu yakurikiyeho. Ayo namwe magambo yagiye agaragara muri filime uyu mugabo yasize yanditse mu mitwe y'abantu. Intoryi kandi ni ijambo ryakoreshwaga iyo umugabo yabaga kubiswe umugeri cyangwa se ikindi kintu hagati y'amaguru. Hanyuma umusinini ni ijambo ryakoreshwaga kuvuga igiceri cya 50. Gutambaza ni ugutanga cyangwa se kwishyura, naho ijambo inzego rikaba ryaravugaga umukobwa. Imbeshu kandi ni ijambo ryakoreshwaga rishaka kuvuga umukobwa ukina uburaya muri filime, umubweti cyangwa umutimbwe ndetse n'imbwa. Byinshi byaranze umutima wa Yanga ndetse no kugaragaza amarangamutima yagiraga mu gihe yasobanuraga filime yaryoshye. Ndagira ngo rero musobanukirwe nyuma y'ibyo byose mu kugira ngo Yanga atangire guhagarika gusobanura filime, umenye inzira y'umusaraba yaciyemo ndetse naho ubuzima bwe bwari bugeze, akaza gufata umwanzuro wo guhagarika gusobanura filime nyarwanda cyangwa se filime z'amahanga. Yanga yarasigaye yariyeguriye Imana, ibyo gusobanura filime yarabihagaritse. Aya magambo kandi yakoreshaga azimije niyo yatumye abarurangirwa mu gusobanura filime, ndetse kandi bamwe bajya kuzireba batasanga zisobanuye na Yanga bakitahira. Umugabo witwa Hakizimana Jean Marie Vianney utuye mu Biryogo avuga ko nawe kwerekana filime yabyigiye kuri Yanga kandi icyo gihe byabaga bimutungiye umuryango. Gusa icyo avuga azamwibukiraho ni uko yakundaga gusabana ndetse kenshi cyane yakundaga kubasetsa cyane ndetse akanabagira n'inama y'uburyo bakoramo uwo mwuga. Uyu Hakizimana akaba amaze imyaka 20 akora uyu mwuga wo gusobanura filime akomora kuri Yanga, afata Yanga nk'umuntu wabigishije kwihangira imirimo. Zimwe muri filime yasobanuye na n'ubu ziracyarebwa n'abatari bakeya, harimo iyitwa Delta Force
n'izindi zigiye zitandukanye zagiye zigaragara, cyane ko yakundaga kwibanda kuri filime z'inyamerika zabaga ziganjemo imigeri, isasu, cyane atibagiwe n'inshinwa, Vietnam n'izindi zakunze kugaragara zirimo abantu b'ibyamamare by'ibihanganye bizi ku Rwanda. Nsanzubukungu Innocent nawe yerekana filime akaba abimazemo imyaka igera kuri 20, avuga ko nta muntu babona cyangwa se bazabona nka Yanga mu gikorwa cyo gusobanura filime. Yagize ati yadusigiye umwuga udutungiye imiryango, kandi reka twihanganisha imiryango ye, ndetse kandi natwe twabuze umuntu w'imena w'ikirangirire. Yanga amaze kurwara yahagaritse ibikorwa byo gusobanura filime, ahubwo ayoboka inzira yo gukizwa, kuko yahise atangira gutanga ubuhamya n'ubutumwa bw'uko Imana yamukijije indwara ya kanseri. Yanga kandi yaje kwerekeza muri Afurika y'Epfo, aho yaragiye kureba umugore we, cyane ko ataratindayo yaje kuremba birakomera, ibintu bigenda nabi. Yanga yaje kwitaba Imana, yatabarutse afite imyaka 40 y'amavuko, akaba kandi yarasize umugore n'abana 2. Inteko y'umuco yasobanuye itangazo ry'akababaro nyuma y'urupfu rwa Nkusi Thomas, wamenyekanye nka Yanga mu murimo wo gusobanura filime, witabye Imana azize uburwayi tariki ya 17 Kanama 2022. Umuyobozi w'intebe y'inteko Ambasaderi Masozera Robert akaba ariwe washyize umukono kuri iri tangazo ry'akababaro rivuga ko inteko y'umuco yababajwe n'urupfu rwa Nkusi Thomas, wamenyekanye nka Yanga, wagize uruhare mu iterambere ry'imyidagaduro n'igihugu cy'u Rwanda binyuze mu kumenyekanisha no gukundisha filime zakinwa mu ndimi z'amahanga azishyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Inteko y'umuco nk'urwego rufite inshingano iterambere ry'inganda ndangamuco ndetse n'ubuhanzi, bakaba barihanganishije umuryango we n'inshuti ze, abakunzi ba sinema nyarwanda, ndetse kandi n'abafatanyabikorwa mu guteza iterambere inganda ndangamuco ndetse n'ubuhanzi, by'umwihariko cyane uruganda rwa sinema.